Yesu ashimwe cyane bene data, nongeye gushima Imana kubuyu munsi. Iki ni cyumweru ndakeka ko ari icya kane gishize urusengero rwacu rukinze, kimwe n'insengero nyinshi cyane mu gihugu. Ibyo ntabwo ari impamvu yo kwivovota, kuko burya nta kintu na kimwe kiba Imana itakibonye. Byari uburangare bwacu, ibyo badufungiye twari dusanzwe tubizi, ubwo rero ntawe twabirenganyiriza, ariko twarabikosoye. Uwabona akanya ko kunyura ku rusengero wese ahangaha yabibona. Ibyo badusabaga gukosora byose twarabikosoye, kandi twasabye ko bagaruka bakadukingurira. Icyo nicyo dutegereje. Ariko muri iki gihe ndabashima yuko mukomeje kwizera Imana, kandi ari nacyo nkomeza kubashishikariza. Ndagira ngo rero dusenge Imana mbere ko dusangira iri jambo rigufi. Data, mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, nongeye kugushima kuri Imana, kandi uri Imana y'ibihe byose. Uri Imana y'amanywa, uri Imana y'ijoro, uri Imana y'ibibaya, uri Imana y'imisozi, uri Imana y'ibihe byose, uri Imana y'ahantu hose, uri Imana y'isi yose. Niwe muremyi wacu, nta wundi tugira. Nibi biriho Data, turabigushimiye kuko wabimenye mbere yuko bibaho, kandi turagushima yuko ukomeje gusohoza ubushake bwawe. Aka kanya rero ndakweretse ijambo ryo tugiye gusangira na bene data bazashobora kurikurikirana ku mbuga nkoranyambaga. Ndakwinjize kugira ngo uvugane n'imitima yacu, kandi wigaragaze muri aka kanya, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Mbere yuko nkomeza muri iri jambo, ariko ndagira ngo ufate Bibiliya yawe hafi. Tugiye kuba turi mu gice cya kane cy'ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa ibice 4, uhereye ku murongo wa 23 ukageza ku murongo wa 32. Ariko ndagira ngo mbere yuko dusoma icyo cyanditswe, mfate aka kanya nshimire bene data mwese. Weekend ishize nibwo twagomba kuba twaragize igiterane cyagomba guhera ku itariki 15 kikarangiza no muhango wo kudusengera, ariko ntabwo byakunze. By'igiterane ntabwo byakunze, twarabiretse. Kandi muri aka kanya nkambashimira yuko mwagaragaje ubwitange bukomeye cyane, mwarahabaye, ndabashimira. Kandi mwaranafashije muri uyu murimo, mwatanze ibyanyu, mwatanze amafaranga yanyu, mwatanze umwanya wanyu, kandi mwaduhaye n'impano nyinshi. Imana ibaho umugisha mu buryo bwose. Twahuye n'ikigeragezo mu gitondo cyo ku cyumweru, ariko ibigeragezo ni ibisanzwe. Ariko hirya ya byose ndashima Imana ko yigaragaje. Twabonye by'umwanzi akora, ariko twabonye iby'Imana ikora. Igihe cyose ni byiza kureba impande zombi, kuko birashoboka ko wabona iby'umwanzi akora, amaso yawe umwanzi akayahuma kugira ngo ye kubona iby'Imana ikora. Twabonye rero ukuboko kw'Imana gukomeye. Mbona nakanya ko gushimira itorero rya New Life ryaduhaye itorero, rikaduha ahantu, rikadufasha mu buryo bwose bushoboka, kandi Imana ibaduhera umugisha. Buriho ntafashe umwanya munini, ibyo byiza tuzakomeza tubisangire. Ndagira ngo nsabe mwene data turi kumwe hano muri iki cyumba ansomere ibyo byanditswe, natwe dukurikirane mu byakozwe n'intumwa ibice 4, uhereye ku murongo wa 23 ukageza ku murongo wa 32. Nuko barekuwe basubira muri bagenzi babo, babatekereza ibyo babwiwe byose n'abatambyi bakuru n'abakuru. Nabo babyumvise bavuga ijwi rirenga n'umutima uhuye, babwira Imana bati, Databuja, ni wowe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, kandi wavugiye mu kanwa ka basokuruza Dawidi umugaragu wawe, ubivugisha umwuka wera ngo, ni iki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo n'abantu bagatekereza iby'ubusa?
abami bo mu isi bateje urugamba, n'abakuru bateraniye hamwe kurwanya Uwiteka n'uwo yasize. Kandi koko Herode na Ponsiyo Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango y'Abisirayeli bateraniye muri uyu murwa kurwanya umugaragu wawe wera Yesu, uwo wasize, ngo basohoze ibyo ukuboko kwawe n'ubwenge bwawe byategetse mbere byose bitari byaba. Kandi none Mwami Imana, reba ibikangisho byabo, uhe abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga rwose. Ukiramburira ukuboko kwawe kugira ngo gukize, gukore n'ibimenyetso n'ibitangaza mu izina ry'umugaragu wawe wera Yesu. Bamaze gusenga, aho bari bateraniye haba umushyitsi, bose buzuzwa umwuka wera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Abizeye bose bahuzaga umutima n'inama, kandi nta n'umwe wagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga. Amen. Amen. Yesu akumpera umugisha. Ubu ni Pasiteri Nkurunziza Innocent, uyoboye itorero ryacu ry'Iryandinzi. Ndifuza kuvuga kuri aya magambo ariko hejuru y'umutwe ugira uti uburyo wakwitwara mu bihe bigoye cyangwa se mu bihe bikomeye. Uburyo bwo kwitwara mu bihe bigoye. Ndabizi neza yuko niba unkurikiye ukaba ku rwego waba uriho rwose mu myaka waba ufite yose, hari ibihe wigeze kugeramo ugahura n'ibibazo, ugahura n'ibikugerageza, ugahura n'ibiguhinyura. Byaba ari uburwayi, byaba ari ukurwaza, byaba ari ugupfusha, byaba ari ukugeragezwa mu buryo butandukanye. Ariko uburyo twitwara mu gihe cyo kugeragezwa bifite uruhare runini cyane mu cyo tuzaba cyo hirya yo kugeragezwa kwacu. Yesu ashimwe cyane. So niyo mpamvu nshaka rero kuvuga kuri iryo jambo, uburyo bwo kwitwara mu gihe cyo kugeragezwa cyangwa se mu gihe uri mu kunyura mu bihe bigoye. Iki gice dusomye kiratubwira ku nkuru ya Petero na Yohana igihe bafatwaga bagafungwa ndetse bakagezwa imbere y'abatambyi n'abakuru b'amasinagogi b'Abayuda b'icyo gihe kugira ngo babacire imanza, ndetse byanashobokaga yuko banabica kuko ubuzima bwabo bwari mu biganza byabo. Bashobora kubagenza uko babagenje, uko bari guhitamo uko ariko kose bari gushobora kubikora. So ndagira ngo turebe rero uburyo bitwaye muri iki gihe kugira ngo umyitwarire yabo itubere icyitegererezo, uburyo bwo kwitwara mu gihe tunyura mu bigeragezo byacu. Hallelujah. Hallelujah. So icyambere ndifuza yuko iri jambo ryaba rigufi ku buryo bwose bushoboka, ariko icyambere nuko mu gihe tunyura mu bitugerageza cyangwa se mu biduhinyura, nicyo gihe cyo kongera kugaragaza commitment yacu cyangwa se gukunda Imana kwacu ku buryo budahinyurwa. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe abantu bashobora kunyura mu bibagerageza, byaba mu burwayi cyangwa se mu icyakugerageza icyo ari cyo cyose, naho cyaturuka hariho hose, nuko cyaba gisa uko ariko kose, icyo gihe kikaba ari igihe cyo guhunga Imana. Mu bihe by'imyaka 30 ishize muri jenoside cyangwa se nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi muri iki gihugu cy'u Rwanda, nabonye abantu nyuma ya jenoside bitwaye mu buryo bubiri. Hari abantu benshi cyane bakurikiye Imana ko babonye ukuboko kw'Imana muri ibyo bihe bigoye, ariko hari n'abantu bavuye ku Mana barayireka rwose kubera ibyo baciyemo, batubundi Imana ni Imana y'urukundo koko. None niba ari Imana y'urukundo yatuma nyura mu bintu bingerageza nk'ibi ngibi, ngapfusha abana banjye bose, ngapfusha umuryango wanjye wose, iyo akumva nta mpamvu n'imwe afite yo gukurikira Imana. Mwene data, ubu jyewe maze imyaka irenga 40, hafi 38 nkurikira Umwami Yesu, ntabwo ndabona impamvu nimwe yatuma mva ku Mana. Nyamara kandi ibigeragezo nciyemo nabyo ni byinshi, ariko ntabwo ndabona, nta nubwo ntekereza ko hari impamvu nimwe yatuma ngera ahantu ho kuvuga ngo Mana ndakuretse, ntacyo uri cyo, ntacyo umariye. Ibyo ntabwo bishoboka. Ariko mu gihe cyo guhura n'ibigeragezo, ikintu cya mbere tugomba gukora
ahubwo ni uguhindukira tukagaragaza urukundo rwacu na commitment yacu, tukongera kwiyemeza urwo rukundo dukunda Imana no kuyikurikira, twagambiriye kuyikurikira, ahubwo tukaba turushaho kubyemeza no kuyikurikira. Ku murongo 24 mwenda turaza kongera usomerwa umurongo. So they heard that they raised their voices to God with one accord and said, Lord, you are God who made heaven and earth and the sea and all that is in them, who by the mouth of your servant David said. Agakomeza akavuga, nsomera umurongo mwenda, umurongo 24. Nabo babyumvise bavuga ijwi rirenga n'umutima uhuye, babwira Imana bati, databuja, ni wowe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, kandi wavugiye mu kanwa ka basokuruza Dawidi umugaragu wawe, uvugisha umwuka wera ngo, niki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo n'abantu bagatekereza iby'ubusa? Rekera aho ngaho, Imana iguha umugisha. Aravuga ku magambo, arakotinga amagambo ya Dawidi, ariko ahangaha wumve neza yuko noneho nubwo abangaba bari mu kunyura mu bigeragezo, ahubwo nibwo bahindukiye bakavuga bati ngo bazamuna n'ijwi rirenga, bavuga bati, Mana uri umwami, ni wowe Mana yaremye ijuru n'isi. Yesu ashimwe cyane. Bongeye kuvuga bati, Mana n'ubundi uri Imana, nubwo turi muri ibi ngibi, nubwo tugeragezwa muri ubu buryo, nubwo duca mu bitugoye, n'ubundi uracyari Imana yacu, n'ubundi uracyari umuremyi wacu, n'ibyo tubona byose kuri isi ni wowe wabiremye. They are reaffirming their commitment to God. Barongera kwiyemeza uru rukundo bakunda Imana, nubwo bakiri aya magambo bayavugiraga imbere y'abatambyi n'abakomeye, nyamara kandi arabo bari bashakaga kubagira nabi, wenda hari no kubica no kubavutsa ubuzima bwabo. Yesu ashimwe cyane. So mu bihe nk'ibi ngibi, mu bihe ibyo aribyo byose waba unyuramo wumva ko bikugoye, hindukira Imana uvuze uti, Imana n'ubundi uri Imana. Ngira ngo igihe kimwe abantu batandukanye bagiye bahura n'ingorane dusoma muri Bibiliya. Ari Daniel na bagenzi be bageze baravuga bati, ngo naho Imana itadukiza izi ntare, mu maboko y'izi ntare, n'ubundi ntabwo turi buramye Imana yawe. They are reaffirming their commitment to God. Baravuga bati, nubwo Imana itadukiza izi ntare, nubwo Imana itatuvana muri uyu muriro, nubwo Imana itadukiza itadukura mu maboko yawe, ariko n'ubundi ntabwo turi buramye ikigirwamana cyawe. Mu bigeragezo nk'ibi ngibi, mu bigeragezo ibyo ari byose waba unyuramo, nicyo gihe ukwiye guhindukira ukongera ukagaragaza commitment yawe, cyangwa se ubwitange cyangwa se urukundo rwawe ukunda Imana yawe. Wabigaragaza ukora iki rero? Wabigaragaza mu buryo bwo gusenga. Bibiliya tubwira n'umuntu ngo barasenze, abangaba barasenze. Excuse me. Barasenze, barasenga, kandi basengana ubushizi bw'amanga, batitaye kubareba, batitaye kuri imbere yabo, ariko bazamura ijwi ryabo ngo ijwi rirenga, barasenga. Gusenga rero bene data kuzana ibisubizo, gusenga kuduha ibyo dukeneye. Ntabwo ari byiza ko tutakora ngo kubera yuko turi mu gusenga Imana ikora ibitangaza, ariko nanone ntabwo ari byiza ngo uvuge yuko uzakora ngo ubone ibyo ukeneye ngo gusenga ukwirengagize, kubera yuko gusenga no gukora birajyana kugira ngo ubone ibyo ukeneye. Nyamara kandi igihe gishobora kubaho ubwo utabasha kugira icyo ukora, ariko ugasenga Imana igakora ibitangaza. Yesu ashimwe cyane. Kandi nanone gusenga kuduha iyo ntumbero, tukongera tukamenya yuko koko hari impamvu tubereho kuri iyi si. Haleluya. Mwihanganire iryo jwi ryanjye. Yesu ashimwe cyane. So icyambere tugomba kubanza gukora nukumenya, nukongera kwitangira Imana, nukongera kwiyemeza gukurikira Imana, nukongera kwatura ikimanira icyo mu buzima bwacu. Ya mpamvu ya kabiri, cyangwa se ikindi cya kabiri wakora, nuko
warushaho kumenya ukagira imirebere ihambaye imirebere irenze ibihe turimo, ibihe uri mu kunyuramo. Amaso yawe ukayarenza ibyo bihe, ahubwo ukareba Imana hirya y'ibyo bihe, ukareba Imana ikomeye. Ukongera ukavuga ngo Imana, the sovereign God, Imana y'inyabubasha, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ububasha, ni Imana iri hejuru y'ibintu byose bibaho. Hari igihe tugenda Imana tugashaka kuyirokora, tugashaka kuyikura mu bibazo tuba tunyuramo. Imana ugashaka kuyikuramo, ukumva yuko Imana itabifitemo uruhare, ukumva yuko Imana itabigambiriye, ukumva yuko Imana itabitera, ukumva Imana urashaka kurengera Imana. Reka nkubwire, ibyo ngibyo ntabwo Imana yigeze gusaba. Imana ntabwo yigeze gusaba ngo uyirengere. Imana irihagije. Ahubwo reba icyo ishaka kukwigisha mu bihe bigoye uri mu kunyuramo. Imana reka kuyirengera. Reka nkubwire, Imana ishobora gutuma unyura mu bibazo bigoye, ikabigushoramo ikakureka, kandi ariko nta ibigiye ngo urebe urahitamo iki. Ese uracyayikunda? Ese uracyayikurikira? Ese uracyayihimbanira no kuyishaka? Aba bantu Petero na Yohana baciye mu bibazo bigoye cyane kandi biruhije, ariko nta na rimwe tubona nk'aho bashaka gutezuka cyangwa se ngo bagambururwe no kureka gukurikira Imana. Nusubira inyuma gatoya ku murongo wa 19, but Peter and John answered and said to them, whether it be right in the sight of God to listen to you more than to God, you judge. Nsomera umurongo wa 19 niba bigukundiye. Petero na Yohana barabasubiza bati, niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana, nimuhitemo. Umurongo wa 20, kuko tutabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise. Urabumva aho ngaho? Erega icyo babafatiye bakanabafunga, bashoboka no kwavutsa ubuzima bwabo nta kindi, ni ugukurikira Imana no kuyikorera. In fact, aba batami bageze aho ngo barabasohora, ngo bariherera, ngo baravuga bati ibi bitangaza abantu bakoze, ngo turabizi nibyo byarabaye, ndetse nta nubwo dushobora kubihakana. Ntabwo dushobora guhakana ngo tuvuge yuko iki gitangaza kitabaye. Umuntu bari bamaze gukiza w'imyaka irenga 40, hari ikimuga kiragenda, ariko baravuga bati twebwe ntabwo dushobora kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twumvise n'ibyo twabonye. Ibyo bumvise n'ibyo babonye ni ibiki? Ni ibyo Umwami Yesu Kristo yababwiye kandi yakoreye imbere yabo, kandi arangira n'abatuma ati mugende. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. In fact, nyuma yabwo mu rwandiko rwa Yohana, Yohana yungu yarongera kandika akavuga ati ibyo twumvise n'amatwi yacu, ibyo twabonye n'amaso yacu, ndetse ibyo uwo twakozeho niwe tubabwira. Nubuhamya tutabasha kuyimanganya ngo duceceke, buse twabigira gute? So muri icyo gihe rero, mwene data unyiri mu kunyura mu kibazo mu kigerageza icyo ari cyo cyose, uzamura amaso yawe uyarenze ibyo biriho, uyarenze ibigeragezo, uyarenze ibishuko, uyarenze ibibi byose bibaho, uyarenze akababaro uri mu kunyuramo, ahubwo ureba Imana ihambaye, ureba Imana iri hejuru y'ibyo bibazo, kandi ariyo yonyine ibasha kugufata ukuboko ikakuzamuramo, ikagushyira hejuru y'umusozi, hejuru y'ibibazo byawe, maze nurangiza uhongera uhindukire ubirebe uti ye, mfite Imana ihambaye. Hallelujah. Nkunda amagambo y'umugabo witwa Nebukadneza, amaze kubona Imana ya Daniyeli, amaze kubona ibintu bitandukanye nawe ubwo yaciyemo, ndetse yageze aravuga ati menye neza ko Imana yanyu ari Imana ikomeye. Hallelujah. Ngo kandi ubwami bwayo buzahoraho iteka ryose. Kubera iki? Yari amaze kubibona, nyamara ntabwo yemeraga Imana.
Erega hari ibintu biba bikaba bidashaka ibindi bisobanuro, ahubwo ubuhamya bwabyo bwivugira. So icya mbere rero, wongere wiyemeze urukundo, ukunda Imana niba unyura mu kibazo icyo ari cyo cyose, kandi ubikore mu gusenga, ko gusenga kuzana ibisubizo, gusenga kuguha ibyo ukeneye, kandi gusenga kuguha icyerekezo. Icya kabiri, uzamura amaso yawe urebe Imana ihambaye iri hejuru y'ibyo bibazo. He's a sovereign God. Kuvuga ngo iyo jambo sovereign ni uvuga ngo Imana ishobora byose, ni Imana ishobora byose, ni Imana nta kintu na kimwe kinanira, Imana ishoboye byose. Wongere uzamura amaso yawe, wongere urebe iyo Mana isumba uko abandi bayizi, Imana ihambaye, Imana ikomeye, Imana y'urukundo, ndetse n'Imana ishobora byose. Haleluya. Ingingo ya gatatu ari nayo ya nyuma, ni igihe cyo kongera kwiyemeza urukundo, ukunda umurimo w'Imana. Ni ukongera kwiyemeza urukundo, ukunda umurimo w'Imana. Mu bibazo nk'ibi ngibi waba unyuramo, yewe n'ibi bibazo byonyine tunyuramo muri iki gihe cya none, kuba insengero zifunzwe, erega nacyo ni ikigeragezo, ni ikigeragezo. Ntawe tugishyiraho, ntawe tukirenganyiriza, oya. Ntabwo ari Imana, ntabwo ari leta, ntabwo ari abantu bandi, ariko Imana yarabishatse ngo ibi nabyo tubinyuremo. Ariko mu gihe nk'iki ngiki niho tubasha kumenyera neza niba koko dukunda umurimo w'Imana. Ese umurimo w'Imana ndawukunda ku buryo musengera? Erega umurimo w'Imana ntabwo wapfuye, umurimo w'Imana ntabwo washizeho, umurimo w'Imana urahari. ariko urukundo nkukunda, urukundo nkunda umurimo w'Imana bigaragarira no mu bihe nk'ibyo ngibyo ndi mu kunyuramo mu bihe bitandukanye. Hari igihe ushobora gutangira kunyura mu bibazo bitandukanye ugakomeza kwitekerezaho aho gutekereza ku bandi. Hallelujah. Ugatangira kwitekerezaho aho gutekereza no ku murimo w'Imana. Those are the temptations we have. Na ku murongo wa 32 uwa 31 aravuga ngo, and when they prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. With boldness. Ubwo nyine bamaze gutaha babwira bene data, abo basanze mu rugo bavuye muri gereza bajya muri bene data. Icyo ni ikindi kintu, by the way. Urukundo ukunda bene data rukwiye kugaragara no mu bihe bigoye waba uri mu kunyuramo, kuko ibihe bimwe biba bibayeho kugira ngo bigerageze turebe, Imana irebe imitima yacu imeze gute, ishiturwa n'iki, ikunda iki, itwarwa n'iki, iyo mitima yacu niki kituraje ishinga, niki dukunze kuruta ikindi. Selfishness rero, kwikunda bikunze kugaragara mu mitima ya benshi. Kubera iki? Icyo gihe uri uritekerezaho aho gutekereza ku bandi. Ariko bavuye nga bajya muri bene data, ariko noneho bageze ngo barasenga ngo aho bari hahinda umushyitsi, ngo ndetse bavuga mu zindi ndimi, ngo maze bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. With boldness they spoke the word of God with boldness. Icyama ngo ngiri ubushizi bw'amanga bungana butyo. Hari ibihe biza bishaka kugucecekesha ureke kuvuga ijambo ry'Imana. Inyamara kandi kiba ari igihe cyo kugira ngo ahubwo uhaguruke mu zindi mbaraga, wongere ubone ukuboko kw'Imana gukomeye kuri ku buzima bwawe, maze nawe uvuge ubwitange cyangwa se urukundo dukunda umurimo w'Imana. Umurongo wa 52 unsomere mwene data. Umurongo wa 32, abizeye bose
bahuzaga umutima n'inama, kandi nta muntu n'umwe wagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga. yego, aho ngaho rero ubona community, they lived together as a community. Ni abantu bari bahuje kandi bashyize hamwe, abizera bose, ngo nta muntu wagiraga ubwiko kuki ku kintu icyo ari cyo cyose. Bigaragaza commitment bari bafitanye, cyangwa se urukundo, ubumwe, ukwitangirana bo ubwabo hagati yabo ubwabo, bakareba ukuboko gukomeye kw'Imana ku buzima bwabo. No muri ibyo byose banyuragamo icyo gihe, ahubwo bagakomeza kuba umuntu umwe, bahuje umutima, bafite ururimi rumwe. Ngo now the multitude of those who believed were of one heart and one soul. One heart and one soul. Mutima umwe ni iki? Bagahuza inama n'umutima. Hano mu Cyongereza nkunda uko bivuze ngo the one heart and one soul. Bagahu umutima wabo n'ubugingo bwabo byari bihuye. Ngo kandi nta n'umwe wagiraga ubwiko kuki ku kintu icyo ari cyo cyose. Yesu ashimwe cyane. Ni commitment bari bafitanye ubwabo. Ni nkaho bavuga bati mwene data, uru rugendo twararutangiranye kandi tuzarukomezanya. Mu gihe nk'iki ngiki, cyangwa se mu bihe byose waba unyuramo bikugoye, no muri iki gihe tutagira urusengero rufunze, reka nkubwire mwene data, ntabwo uri wenyine. Shaka mugenzi wawe ushobora gusengana nawe. Mwahurira mu muhanda, mwahurira muri coffee shop, mwahurira muri restaurant. Ntabwo mujye muhurira mu ngo zanyu kuko mugomba kubisabira uburenganzira ibyo ngibyo, ariko guhurira mu public places, ahantu hariho hose mushobora guhurira n'uwo muhuje ukwizera, maze mugasengana. Yesu ashimwe cyane. Mugasengana muhuje umutima. Kubera iki? Uru rugendo ntabwo uzarushobora wenyine. Abangaba bari bafite impano yo kuba bahuje umutima kandi bari umuntu umwe, bahuje no muri ibyo bibazo bigoye, bagahura, bagasenga, bakaganira, bagakomezanya. Kubera iki? Uru rugendo rwo kwizera ntabwo uzarushobora wenyine. Uru rugendo Imana ntabwo yaguhamagaye wenyine. Imana yaraguhamagaye ngo ugendane n'abandi. Imana yaraguhamagaye ngo ugire abandi bantu mugendana. Satani Imana yavuze ko izagendana nawe, Mwuka Wera ari kumwe nawe. Umwami Yesu Kristo ngo ntabwo azatureka, ntabwo azaduhana, ari kumwe natwe, ariko nawe ukeneye mugenzi wawe. Imana yaguhaye impano ya mugenzi wawe. Mufatane urunana rero, mukomezanye mu rugendo, kandi mwongere mwitangire umurimo w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Mwongere mwitangire umurimo w'Imana, muyemeze ko mukunda Imana kandi mutazayivaho. Utazigera ugera ahantu wumve yuko Imana nta kiri cyo, nta kivuze, nta kishoboye, therefore ugiye kuyireka ujye mu bindi. Please don't wibikora ibyo, ahubwo wongere wiyemeze gukunda no gukurikira Imana. Icya kabiri, wongere ugire imirebere n'ubumenyi bw'Imana buhambaye buri hejuru y'ibibazo uri mu kunyuramo. Icya gatatu, umenye neza yuko ugomba kongera kugira ubwitange ku murimo w'Imana. Kubwitange ku murimo w'Imana. Nubwo iteraniro ryacu ryahagaze, ariko umurimo w'Imana urakomeje, kandi umurimo w'Imana uragukeneye. Niyo mpamvu ushoboye, niba Imana yarabahaye umugisha mu byo mukora byose, uzirikana umurimo w'Imana. Zirikana umurimo w'Imana rwose pe, kuko umurimo ntabwo wigeze uhagarara. Umurimo ntabwo wahagaze. Christ Gospel Church ni itoro rifunctiona, rirakora, n'abawukora uwo murimo barahari. So jya kuri ya momo, ukanda akanyenyeri 182, ukurikije kode zikurikiraho, ntabwo nzizi mutwe wanjye, ariko uzishatse wahamagara ku rusengero, wahamagara bamwe mu bantu bangaha ku rusengero, bashobora kuyiguha kugira ngo ugire ituro utanga ku murimo w'Imana. Ibi ngibi mu bihe bigoye, ahubwo reka urukundo rwawe, ukunda umurimo w'Imana, rwongere rugaragara. Amen. So ndabashimira rero ko tubanye muri aka kanya, kandi ko muyemeje kongera gukunda Imana, muyemeje kongera gukunda umurimo wayo.
ndetse muyemeje kongera kugira imirebere y'Imana iri hejuru kuruta uko wari uyizi. Imana ibaha umugisha. Munyemerere nsenge bwa nyuma maze mbaheshe umugisha. Data, mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, ndagushima ku bw'aka kanya no ku bw'ijambo ryawe.